nk'abakomeye, tubazi nk'abafata imyanzuro, tubazi nk'abavuga ari kumvikana cyangwa se rikijyana nk'uko babivuga mu by'iyi minsi. Tukaba tutari tubizi neza ko uyu mwanya tuzawugiramo, ariko ntabwo Imana igitungurwa n'umwanya. Yesu ashimwe cyane, kanizere ko mumeze neza nshuti bavandimwe. Nizere ko Imana ikomeje kuba mu ruhande rwanyu mwese, nawe bitameze neza, wowe ubuzima ubona butagenda. Izera Imana, byose biracyashoboka cyangwa se byose biracyakunda, hamwe n'Imana bijya byemera. Mana mu gihugu cyo mu ijoro iguha umugisha kubwo kubana natwe, kubwo gutangirana natwe no gusozanya natwe, kandi turabizi neza ko Imana iri buguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ngiye tugiye kongera kubana muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Mazina ni Evangeliste Mugema Dieudonné. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana twahaye intego igira iti iga guhamya Imana mu buzima bwose uhagazemo, cyangwa se mu rugendo rw'ubuzima urimo none, cyangwa se mu mwanya urimo nonaha. Iga guhamiriza Imana niwageraho bikomeye, cyangwa se niwagera mu buzima nawe bukugoye bukuruhije, Imana izabashe kuguhamiriza. Hari aho tujya tugera mu buzima tukabona ko bigoye ko twagendana n'Imana, ariko uwo mwanya uba usohoyemo w'ubuzima ubona bugoye ko utagakwiye kugendana n'Imana, niwo mwanya uba ukwiriye guha agaciro ku Mana kuruta undi myanya yose wari ubayeho mu buzima bwiza, cyangwa se niwo mwanya kuri wowe, niyo fondasiyo y'ubuzima uba ugiye kwakira kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza intego y'uru rugendo. Rero mu buzima uhagazemo, mu mwanya uwo ari wo wose uhagazemo, ni byiza ko duhamya Imana nk'uko bikwiriye, tukagendana n'Imana nk'uko bikwiriye. Ariko hari ibintu byinshi bisabwa kugira ngo umuntu ahamye Imana neza. Ntabwo wahamya Imana uri mu mubiri, ntabwo wahamya Imana ukiri muri gakondo y'isi. Kugira ngo uhamye Imana bisaba ko uba waratandukanye n'umubiri, cyangwa se bigusaba ko hari byinshi watandukanye nabyo kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza imbaraga z'ubumana. Munyemerere tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu izina rya Yesu. Turagushimiye Data, uri Imana nziza, uri Imana y'agakiza kacu, uri Imana y'imbaraga zacu. Aya masaha nongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe Data, nje imbere y'ubwoko bwawe, ndakwinginze ngo Data Nyiringabo Imana yacu ubane natwe kandi udushyigikire. Reka imbaraga zawe zikorere muri twe, reka gutegeka kwawe gukorere muri twe, reka buri muntu wese uzumva ubu butumwa, reka buzaba ubutumwa bw'ingirakamaro kandi buzaba ubutumwa butanga ubuzima. Muri iyi minsi dukeneye ubuzima kuruta ibindi bintu byose, muri iyi minsi dukeneye ijambo kuruta ibindi bintu byose. Mwami, ndakwinginze reka buri muntu wese umuhe umugisha, tuzabana muri uyu mwanya, kandi buri muntu wese uzamugire neza ku bw'izina ryawe ry'icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ni byiza cyane kubana natwe, kandi ni iby'igiciro gikomeye. Munyemerere tubanze twumve icyo uyu muririmbyi abivugaho neza. Indirimbo ya magana abiri na karindwi, indirimbo itubwira ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza akurikire umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha ngo iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ngo abazimubwira nibo bazagwa, ngo abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Uyu muririmbyi atubwira neza uburyo cyo guca muri iyi nzira, cyangwa se gukurikira umwami Yesu Kristo bidusaba gutinyuka, bidusaba kumaramaza, bidusaba mbese gusa nk'aho dutandukanye natwe ubwacu, tukabasha kwakira imbaraga z'Imana. Ntabwo waca muri iyi nzira ugitekereza ku by'iyi si cyane, cyangwa se ukibihanzeho amaso, ahubwo guca muri iyi nzira ni uko bisa nk'aho utandukana n'ubuzima bw'iyi si ukakira ubuzima bw'ijuru. Ntabwo wahamya Imana mwene Data ukiri muri gakondo yawe, ahubwo bisaba ko uhamya Imana yaraguteretse muri gakondo y'ubumana. Muri iyi minsi rero ikintu dukeneye, turakenera imbaraga zo guhamya Imana muri ubu buzima, kuko ntabwo bijya byorohera abantu. Ariko ndagira ngo mubwire ngo niba ushaka gukurikira Imana, ikintu cya mbere ni uko utinyutse, ukaba utinyutse ibyago byose, ukaba ubizi ko bishoboka ko watotezwa, ukaba ubizi ko bishoboka ko warenganwa, ukaba ubizi ko bishoboka ko urugendo ugiyemo atari urugendo rworohera benshi, ariko rworohera buri muntu wese wemeye ko rumworohera.
kuko Imana igitanga ubuzima ikabutangira ahantu butashobokaga ko ubwo buzima buzashoboka, ariko Imana ikaburema. Rero ifite uburyo kijya ibigenza, cyangwa se ifite uburyo ijya ikora ibintu byayo bikagenda neza yo nk'uko yabiteguye. Rero ndagira ngo mbwire ngo duhagaze mu buzima Imana yateguye ko tuzahagararamo, bwaba ari ubuzima bubi cyangwa se bwaba ari ubuzima bwiza. Yo yari bizi neza ko yaduteguriye gakondo, kandi yari bizi neza ko yaduteguriye ubuzima. Ntukababazwe n'ubuzima uhagazemo none, kuko nyiri kukurema yari abizi neza ko hari ubuzima yaguteguriye, kandi ubwo buzima yaguteguriye ni byiza ko ububamo nk'uko byari bikwiriye kubamo, ahubwo ukagerageza gushaka ubundi buryo ushobora kubuvamo kugira ngo ujye mu bundi buzima. Bivuze ngo hari igihe bisaba ko dutera intambwe kugira ngo Imana nayo igire ikindi kintu yakora, cyangwa se igire ikindi kintu yarema mu buzima bwacu. Ariko ndagira ngo mubwire ngo mwene data, uru rugendo ntabwo ari urugendo rwo kurya no kunywa, cyangwa se urugendo rwo kwinezezamo. Hari ukuntu abantu baba bazi neza ko umuhamagaro ukorera Imana ari ibintu byo kuzuhuta abantu bakanezerwa, bakumva ko ari ibintu bimeze gutyo gusa. Ariko ubu bizi neza ko kwakira umuhamagaro uba wakiriye inshingano zikomeye cyane, cyangwa se uba wakiriye byinshi mu buzima. Bisa nkaho ukwiriye gutandukana nawe ubwawe, ugatandukana n'inshingano zawe, ukitandukanya nawe ubwawe. Hari n'igihe biba ngombwa ko wari ufite n'ibyo wakundaga ukabireka, cyangwa se wari ufite abo ukunda mu buzima bwawe ukabareka. Si uko baretse kuko banga, ahubwo ni uko baretse kuko ari inshingano wakiriye, kandi izo nshingano bigusaba ko harimo ibyo ubasha kurekura. Rero ntabwo wabasha kwakira imbaraga z'Umwuka Wera ukiri muri gakondo y'iyi si, cyangwa se ukiri muri karande z'imiryango. Bivuze ngo iyo umuntu ashaka kwakira imbaraga z'ubumana, harimo ibyo bimusaba ko nawe yemera kwirengagiza, cyangwa se akemera kubirekura kugira ngo yakire imbaraga z'Imana. Izi mbaraga z'Imana rero ni imbaraga zitandukanye n'imbaraga z'abana b'abantu, kuko zijya zikora ibintu bitangaje, zikora ibyo abana b'abantu badashobora gukora. Ariko kubw'imbaraga cyangwa se kubw'ubushobozi bw'Imana, Imana ishobora gukoresha umuntu agakora ibintu bitangaje. Rero ntabwo igitangaje ari ibintu umuntu yakoze, ahubwo igitangaje ni uburyo ki bikorwamo, cyangwa se ni uburyo ki izo mbaraga zijya zibasha gukora ibitari bushoboke bigashoboka. Uyu muririmbyi yarakomeje akitubwira ngo kadukomeze twumve icyo yatubwiraga ati ntabwo azacogozwa n'incamugongo. Bivuze ngo muri uru rugendo harimo no gucogozwa n'incamugongo, cyangwa se intambara, cyangwa se ibigeragezo bitandukanye. Ariko umuntu wese watinyutse ntabwo akangwa na biracitse, ntabwo akangwa na birakomeye, kuko aba abizi neza ko hari ubundi bushobozi yifitemo buturuka mu bwami, cyangwa se aba abizi neza ko hari izindi mbaraga zibana nawe, kandi izo mbaraga zibana nawe zijya zibasha gukora ibikomeye. Hari imbaraga tubana nazo n'imbaraga zitandukanye, cyangwa se n'imbaraga zo mu bifatika. Abantu benshi ntabwo babibonesha amaso, cyangwa se abantu benshi babibona nk'ibidahari, ariko abasobanukiwe imbaraga z'Umwami Yesu Kristo bazibona nk'izihari, kuko babizi neza ko hari aho Imana yagukuye, hari aho Imana yankuye. Mu gihe cyashize hari aho wari uhagaze, nanjye mu gihe cyashize hari aho narindi, hari n'aho ndobo. Bivuze ngo hari igisobanuro cy'aho narindi, hari n'igisobanuro cy'aho ndobo. Ngo bivuze ngo hari igisobanuro cy'ubuzima ku buzima bwawe. Ibyo abantu badatekereza ko ku buzima bwawe byaba mu kanya gato bishobora kuba, ibyo abantu batatekerezaga ko bishobora kuzabaho mu buzima bwawe. Bivuze ngo hari igihe usanga aricyo gitekerezo cy'Imana ko bizabaho mu buzima bwawe. Harimo byinshi cyane Imana ishobora gukora mu buzima bw'umuntu, abantu benshi bagatungurwa, cyangwa se abantu benshi bagatangira kwibaza ngo byagenze gute, nuko batari bazi neza igisobanuro Imana yasobanuye ku buzima bwawe, cyangwa se nuko batari bazi neza ubushobozi n'ububasha Imana yari igufiteho. Umuririmbyi akomeza atubwira ngo abazimubwira nibo bazagwa, ati abanzi be bose ntibamugarura, ati mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo abakubwiraga cyangwa se abakubwira incamugongo ntabwo zikwiye kukugusha, cyangwa se ntabwo zikwiye kukunaniza, kuko dufite imbaraga z'Umwami Yesu Kristo, kandi izo mbaraga nizo zijya zibasha kudukiza, nizo zijya zibasha kudutabara iyo tugeze mu bikomeye, nizo zijya zibasha kuturwanirira iyo tugeze mu ntambara. Bivuze ngo ushobora kugira intambara nyinshi mu buzima, ariko ukazicamo ugakomeza urugendo. Hari benshi mu buzima byananiye kuba baca muri urwo rugendo, hari benshi mu buzima
byananiye kugira ngo bagere aho bakwiriye kugera, ariko wowe saa izi ngizi ukaba ugeze aho batari bazi neza kuzahagera, ariko saa izi ngizi ukaba uhageze. Ni kubw'imbaraga z'Imana cyangwa se ni kubw'ubushobozi bw'Imana. Ntabwo biba ari ku bwacu cyangwa se ntabwo biza kubw'ubwenge bwawe. Bivuze ngo hari benshi bari bafite ubwenge bwinshi butandukanye, kandi na bwinshi hari abantu bajya bagira ubwenge bakaba bafite ubwenge budasanzwe, twabwita nk'ubwenge budasanzwe, ariko tujya tuyoberwa iherezo ryabo. Hari benshi twari tuzi mu buzima, tubazi nk'abakomeye, tubazi nk'abafata imyanzuro, tubazi nk'abavuga ari kumvikana cyangwa se rikijyana nk'uko babivuga mu by'iyi minsi, ariko saa izi ngizi bakaba batakibukwa. Mwene data, mu nzira uhagazemo gerageza kugenda nk'uko bikwiriye, kandi ugerageze kubaho ubuzima bukwiriye kubaho utitwaje titire yawe. Harimo n'abagira titire bikabasunikira kumva ko bashobora kuba ari Imana, harimo n'ababa bumva ari ibihangange, bumva bakomeye, bumva ko bazaba mu isi mpaka. Uko bizagenda kose nta muntu uzaba mu isi mpaka, uretse Imana yonyine niyo izi igisobanuro cy'ubuzima bw'umuntu. Rero bivuze ngo umwanya wose urimo ntabwo ari fondasiyo kugira ngo uhirike fondasiyo z'abandi zirimo zirazamuka, ntabwo ari fondasiyo kugira ngo ubashe guhungabanya iby'abandi barimo baratangira, ahubwo ni fondasiyo kugira ngo ubashe kuba wafata ukuboko abo ubona ukwiriye gufata ukuboko. Ntabwo bivuze ngo buri muntu wese cyangwa se buri mpande zose, ariko icyo ubona ukwiriye gukora mu buzima bizaba byiza ugikoze hakiri kare, kugira ngo hato utazagirwaho urubanza cyangwa se n'umugayo imbere y'Uwiteka. Harimo na benshi mu buzima bwabo bwa buri munsi batangiye basenga Imana, harimo n'abahoze mu bihuru, twabyita nk'ibihuru, badafite aho kuba, badafite aho kuryama, bamwe barara mu myobo, ariko bamaze kugera mu buzima bibagirwa ko hari Imana yabahaye ubuzima, bibagirwa ko hari Imana yabakuye aho batari bwikure, bibagirwa amarira barize, bibagirwa n'igihe bamaze babona ko nta buzima buzaboneka, ariko Imana imaze kubatiza ubuzima, imaze kongera kubatiza kubaho, batangira gusa nk'abihenura cyangwa se batangira gusa nk'aho bagaragaza ko uko bizagenda kose nta Mana ihari. Bivuze ngo hari aho tugera nk'abantu tugasa nk'aho twumva ko dukomeye, twumva ko turi hejuru bitewe na titire umuntu afite cyangwa se n'umwanya ufite, ariko titire zose ziramanuka. Titire nabonye itajya imanuka ni titire y'Imana. Titire z'abantu, umuntu yaba ari umuperezida runaka, yaba ari umubishopu runaka, yaba ari umushumba runaka, yaba ari umuyobozi runaka, izo titire zose dusanga hari abantu bagenda bazicaramo cyangwa se izo ntebe, ariko hari nabo tutajya tumenya amaherezo yabo, hari nabo tujya tumenya amaherezo yabo. Bivuze ngo mu rugendo rw'ubuzima byose bijya bibaho, ariko se mwene data, ese ubuzima bwawe uhagazemo bushushanya guhamya Imana mu mwanya wicayemo cyangwa se mu ntego ufite y'ubuzima harimo gushushanya guhamya Imana? Tujye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni igice cya mbere, turasoma imirongo mike cyane, hasigaye dusenga Imana. Ni ijambo ritubwira ngo Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Mbere yuko dusomera ijambo ry'Imana, harwari urugendo rukomeye cyangwa se yari intambwe ikomeye Imana riteje umugabo bita Yeremiya, ariko yari akiri umwana mutoya, ariko mu guhamagarwa kwe abitekereje neza, arebye gakondo y'iwabo, arebye ubuzima bwe, arebye nuko yari abayeho, atangira kuzana impamvu nk'imbogamizi nawe ushobora kuba uzigira mu buzima. Tangira gutekereza, aravuga ngo ngewe uko runaka, ese ibi bintu ubundi nabishobora, ese ibi bintu ubundi nabijyamo bigakunda. Mbese atangira kugaragaza ko ari umwana mutoya, atazi no kuvuga, ikindi no kubishobora bishobora kuba bigoye, ariko Imana iramusanga iramuganiriza. Iki kintu rero ni Imana yaganirije Yeremiya, ndagira ngo ari ryo jambo dusoma tunasenga Imana. Dusome ijambo ry'Imana rero twumve icyo Uwiteka abwiye Yeremiya kubw'impamvu yari afite cyangwa se kubw'imbogamizi yabonaga imbere ye. Ijambo ry'Imana mu gice cya mbere umurongo wa 5
turasimbuka dusome n'umurongo wa 5 aravuze ngo nakumenye ntarakurema ati mu nda ya nyoko ati kandi nakwejeje ati utaravuka ati ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bivuze ngo mu ngingo zose yaratangiye kuzana, nta ngingo nimwe yamurengeraga cyangwa se nta kintu na kimwe cyari kikimurengeye. Yatangiye agaragaza ko mu bintu byose agiye gukora nta na kimwe azi, nta na kimwe ashoboye, ariko Imana iramubwira ngo ni njyewe gira ubushobozi cyangwa se ni njye gutanga ubushobozi, ni njye gutanga kuvuga ati kandi njya kukurema nari mbizi neza ko uyu mwanya uzagera nkaguhamagara. Bivuze ngo nawe Imana ijya kukurema yari bizi neza ko ari igihe kizagera ikaguhamagara. Hari benshi twisanga mu mwanya runaka tukaba tutari tubizi neza ko uyu mwanya tuzawugeramo, ariko ntabwo Imana igitungurwa n'umwanya idushyizemo, ibi bizi neza ko uwo mwanya idushyizemo wari umwanya wacu cyangwa se wari umwanya wawe. Bivuze ngo ntabwo Imana yakora ikosa ryo kugufata ngo igushyire mu kintu utazashobora cyangwa se ikintu utazamanaginga. Umwanya wose Imana iguterekamo, nibwo waba uri mu kazi kakaba kagoye, ibi bizi neza ko ku kazi yagushyizemo benshi bashobora kugeramo kakabananira, ariko wakageramo ukabasha kugashobora cyangwa se ukakamanaginga bigakunda. Umurongo wa 6 haravuze ngo nuko ndavuga nti nyamuneka nyagasani Jehova ati dore sinzi kuvuga ati ndi umwana muto. Imana ishimwe cyane, Imana iturengere. Nuko Yeremiya asubiza Uwiteka avuga ati nyagasani ntabwo nzi kuvuga cyangwa se ntabwo mbishoboye. Bivuze ngo yaratangiye kubona ko urugendo agiye kujyamo bishoboka ko rwaba rugoye, kubera ko yarabyumvaga akumva inzira zacamo, akumva zishobora kuba zigoye. Aravuga ngo ntabwo abizi cyangwa se ntabwo abishoboye. Nuko ku murongo wa 7 aravuga ngo ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana ati kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Imana ishimwe. Ku murongo wa 8 aravuga ngo ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore niko Uwiteka avuga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntukabatinye ati kuko ndi kumwe nawe ngo kugira ngo nkurokore ngo niko Uwiteka avuga. Ku murongo waho wa 19 rero dusoreza aratubwira ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha ati kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo muri uru rugendo Yeremiya yarahamagariwe, rwa rugendo rutoroshye cyangwa se rwa rugendo rwo kuba azabasha guhanura, akahanura abakomeye, agahanura amahanga yose, ariko asobanukirwa neza ko bishoboka ko azaba arimo kunanizwa. Ariko Imana iramubwira ngo ntuzabatinye ngo kuko nzaba ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore ngo niko Uwiteka avuga. Bivuze ngo nawe birashoboka ko urugendo uhamagariwe ari urugendo rutoroshye, ari urugendo rukomeye, ari urugendo ruruhije, ariko Imana irakubwiye ngo ntuzabatinye cyangwa se witinya kuko Imana izaba iri kumwe nawe cyangwa se izagendana nawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuca mu mazi ntazagutembana ati kandi nuca mu muriro ati ntacyo uzagutwara ati ndetse n'ibirimo byo muriro ntacyo bizagutwara. Bijya bivuga ngo ubwo bivuze ngo nuko bisaba ko uzaca muri ayo mazi ukareba neza ko ayo mazi atembana benshi, ariko wowe ugacamo ukambuka kuko uzaba uri kumwe n'umusare ukomeye. Bivuze ngo guca mu muriro nuko uca mu muriro ugasobanukirwa neza ko abandi baca mu muriro ukabatwika ariko wowe ugakomeza. Imana ishimwe cyane. Rero muri iyi minsi mwene data, we wahamagariwe uyu murimo, we wahamagariwe gukorera Imana, urasabwa kugendera mu nzira nk'uko bikwiriye cyangwa se urasabwa gukora hakiri kare, utitaye ku bihe, utitaye ku minsi, utitaye kuri gakondo y'iwanyu, ahubwo ugakora umurimo waguhamagaye hakiri ku manywa, kuko bishoboka ko igihe cyazagera cyo kwira kandi nawe utarasobanukirwa inzira y'agakiza, utarasobanukirwa inzira y'Umwami Yesu Kristo. Ni byiza ko ugaruka ukagarukira Imana, kuko Imana ni Imana y'inyembabazi cyangwa se ni Imana igira ibambe. Imana ishimwe cyane kandi Imana ikomeze kubana namwe mwese. Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo, urukundo, gufashwa no kuyoborwa n'Umwuka Wera bikomeze kuganza hagati muri mwe, kandi ni ukuri Imana mu gihugu cyo mu ijuru iguha umugisha. We twabanye kuva dutangiye kugeza dusoje, kandi nawe uri mu nzira, uri mu Rwanda n'imitima ibiri, wumva ushaka kuva muri ibyo ngibyo, wumva ushaka guhinduka ariko ukabona bikugoye, waza ku Mwami Yesu Kristo kuko hari ubuzima. Ku Mwami Yesu Kristo hajya haboneka amahoro, aho amahoro ataboneka ku Mana ajya aboneka.
aho ubuzima butari usanga ku Mana ubuzima buhari. Bivuze ngo niba ushaka ubuzima buzima vayo ku Mana, niba ushaka kubaho vayo ku Mana, niba ushaka ubuzima butazashira ni byiza ko waza ku Mana, kuko niho usanga hari igisobanuro cyo kubaho. Ibindi byose muri iyi si bijya bishira, ariko ubwami bw'Imana ntibuzashira. Ushobora kugira byinshi muri iyi si bikarangira bishize, ariko umuntu wese wubatse kuri Kristo aba yubatse ku rutare rukomeye. Nasoza nkubwira ngo ubaka kuri Kristo, kuko nirwo rutare rutajya runyeganyezwa, cyangwa se nirwo rutare rutajya ruhungabana. Imana ishimwe cyane. Munyemerere dusenga Imana dusoza mu izina rya Yesu. Turagushimiye Data, uri Data wa twese mwiza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Aya masaha Mwami twari imbere y'ubwiza bwawe, hari bene Data batandukanye ubashe kumvira ijambo. Nunyemerere ubahe umugisha, kandi Mwami Yesu batarasobanukirwa inzira yawe bagirire neza, kandi ubambike imbaraga z'ubutsinzi. Reka ubohora ababoshywe mu izina rya Yesu, reka ukize abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Reka buri muntu wese mu ruhande rwe umwambike imbaraga zo gukomeza, adatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Uwiteka Mwami, kandi ukomeze guha umugisha buri muntu wese, kandi ukomeze kugirira neza ubwoko bwawe bwose, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen.